Inyeshyamba za guhitana inyeshyamba zihora mu mirwano no mu ntambara ziba zitarashyira agatima impembero. Abapfuye birirwa bafotora imirambo yishakaho iki ko bizabakoraho mu nkiko. Intwaro zabo ziri ku karubanda. What does it mean? Ibingibi abantu baje kwisanga bameze batya kuva ryari. Ariko pe reka kano kantu ngashyiremo abantu bagiye bazamura friendship na M23 na partnership uko mbibona barakabya nka mukobwa cyangwa wa musore ubabwiye ko ari mwiza karenge wabo. Iyo video rege izafungisha benshi biriya mu ndaki. Oya se genda. Umuntu wari kumwe nabo mwitimo ntibabizi sigiye byafatiwe. Sinyangira agahinda. Buriya iyo umuntu abona ibintu nk'ibi ngibi afite naka kayihayeho ka experience militaire. Mba numva ni monshira. Ibaze ariko uriya muntu nandikiye wonye cyubahiro ki. Ubona kana meze nk'urimo kumutonganya. Gise mwe gutongana n'umuntu nkuriya. Yigeze nsubiza. Bana baraho ngaho bameze nk'abatazi ibyo bakora barabacunda yuko babareba ibintu ngibyo koko ukwiye kujya kuzuminga defense z'abantu ziri mu mashyamba. Ntabwo bino biri bworoshye akazi ka buri ngoma. Abazimu bo muri FARDC bazo bamukemure mu 23 w'intuzi bo kutarinda makuru yabo. Iyi ntambara ntago izarangira hatagiyemo component y'amategeko. Nta no guvira yafatwa nta bombe turutse ku side ya M23 ngirenge uvira igwe mu Burundi. Abantu bumva ko barwana isare yose ntago ari byo bari ku mitima yabo. Yego. Abababeshya. Urashaka kuruhuka no kurara heza? Gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Rero nukwangiza relation mufitanye n'abarwanyi kandi mwese muprofitiraho. Buriya M23 itangazamakuru bibana muri system bita system symbiose bita symbiose. Hari icyo media yungukira mu kubwira abaturage gupublishing uko ubuzima bumeze bwabo hariya. Hari n'icyo M23 yunguka kusingira ngo ntinabishyura. Urumva? Kandi byagombye no kwishyurwa. So impande zombi ziragira ariko kwanda mininga iyo mikoranire mbona itayo kabagize kitwaye mwiga mukwega kamera zanyu na zoom ku ndwaro za gisirikare. Ubwo ibyo ngibyo no bukubaganye kandi hari igihe bishobora kugiraho ingaruka kandi ingaruka ziri taridifu utazanamenya ngo zaje ryari. Bijya bibaho abantu mu mwuga wacu ushobora gukotora niba tuvuge wagiraga gisesi ibunaka ntubu kihagisesinga ariko inyeshyamba zana guhitana ushatse kugenda ugira gute. Inyeshyamba za guhitana inyeshyamba zihora mu mirwano no mu ntambara ziba zitarashyira agatima impembero. Ziba zibazurinde ugatumwe nande kuko bashobora kuvuga ko ikinyamakuru cyawe cyahawe n'amafaranga na Tshisekedi kandi kinyuze ahandi hantu nko muri Uganda cyangwa hose ukazuri nk'umunyakenya ariko uje wishyuwe na Tshisekedi. Ibyo bijya bibaho. Ntabwo inyeshyamba zibareba nk'abantu bafatanya biko ba partenaire babo teka kuko urumva mu gisirikare bako n'igicucu cyawe araduye wawe kuko cyakuraburiza. Ushobora kunyura ahantu muri camouflage aduye akakubona igicucu kuko cyabaye kirekire naho izuba rigeze kandi atari kukibona ikirenge cyaho wakanagiye mu mvura bavuga ati kuri iki kirenge tumenye indake y'umuntu ahiri. Ibintu nk'ibyo inyeshyamba rero niba ziregeje bakazifatana amakamera kuko urumva n'abanyamakuru babo ntituzi ngo ariko nabonye uwo nguwo nanamuzi kandi aranakuze iyo foto irimo watermark y'umuntu ubona usanzwe ari n'umuntu ujijutse sinzi impamvu yakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo mutemera hitaka sibyo? Yego. Ariko pe reka kano kantu ngashyiremo abantu bagiye bazamura friendship na M23 na partnership uko mbibona barakabya nka mukobwa cyangwa wa musore ubabwiye ko ari mwiza karenge wabo. Kuzana misile zinuze ukaza gufotora ama misile y'abantu. Naguhiga tugakorana ibiganiro. Wenda bari urugero ushobora no kubikora wenda nese ashaka no gufotora ari nubizi icyo ari kureba. Ngo iki? Subiramo. Bashoretse kutsetse ashaka no gufotora wenda hari n'uri kumubona n'urugero. None se ne babihishe. Iyo video rege izafungisha benshi biriya mu ndaki. Oya se genda. Umuntu wari kumwe nabo mwitimo ntibabizi sigiye byafatiwe.
bazabafunga. Nese uwo mukoloneli wafunzwe umwaka ushize yafungiwe iki? Shaka mugira ngo mwebwe twagiye aha ni mundake twagiye mu matora hari umuntu ufunze pe. Ndakubwiye ngo umuntu ashobora nese inyeshyamba zifungira so gucira mu ndacyo bashaka bakamenamo n'amazi ukumva uko Yezu agira neza. Asubwo ni Yezu cyane Rusufero. Numbaze ngo ninde. Ibintu nk'ibi bigira ingaruka. Erega utazisengura. Erega ujye umenya Sandrine ikintu gizeho concern impungenge. Hari undi wasigize impungenge plus ko kirana mureba. Gasoro mvuye mu Ventura yasigarayo itagize. Niko. Ndike ndabizi nese sinakuye ngo ndabizi. Akose twaje kwisanga gute tugira imikorere koko. Reka nkubwire. Sinyangira agahinda. Buriya iyo umuntu abona ibintu nk'ibi ngibi afite naka kayihayeho ka experience militaire. Mba numva ni monshira. Ibaze ariko uriya muntu nandikiye wonye cyubahiro ki? Ubona kana meze nk'urimo kumutonganya. Gise mwe gutongana n'umuntu nkuriya. Yigeze ansubiza? Oya. Habireke. Sinkeneye igisubizo cyiwe. Nabona ibi ngibi none ashobora guhita. Abantu baraho ngaho bameze nk'abatazi ibyo bakora, barabacunda yuko bareba ibintu nk'ibyo. Koko ukwiye kujya kuzuminga defense z'abantu ziri mu mashyamba. Ese izi ni ntuze ni ndake niki? Indake se bibonye ariko iyo ndake ukomeza kumbaza wayikuye he? Indake aba indake mu kiganiro. Aba bafotoye aba banyamakuru benshi nabonye batandukanye ni aho intwaro ziba ziri cyangwa se naho intwaro zirindirwa umutekano n'amakuru mu kugenda kwazo no mu kuba zubatse mu buryo zageneye gukora akazi. Sibyo? Niyo mpamvu nk'abadukurikiye ntabwo uzafotora convoy y'intwaro muhuye nazo. Hari ubwo zihagaze naho zubakiye ntabwo ufite uburenganzira. Yego. Hanyuma rero ugiye kumbwira ngo aho ngaho ngo wenda zari mu rugendo cyangwa zari mu rugendo aho zaba hose. Wanyura ku modoka y'ingabo zituye umuntu ukajya kuri gufotora convoy. Uri umusazi se? Sibyo? So communication rero maybe iba itwaye abanyamakuru ikwiye kongera amakabaraga. Sibyo? Yego. Ntabwo bino biri bworoshye akazi ka buri ngoma mu mibanire n'abanyamakuru barimo kumuteza ba komanda biwe kuko ntabwo wagera muri iyo team atagwaye uburenganzira. Yego. None se wajya kukoperetingirana uri umunyamakuru ugafungura kamera buri ngoma atabizi kandi ari ushinzwe nuze ubuvugizi. Ubu ngubu bivuga ko baje kumushyira mu byago cyane na ibintu bibi cyane birasa nabi. Ni ibintu bibi cyane. Ariko siwe wenyine inzego z'ubutasi buri kimwe cyose zagombye kuba zibabuza. En fait relation publique yabiri mu kaga. Ntabwo je FARDC yabikora. FARDC ari bisaza ibinkuru mu gihe ntabwo byakora ibintu nk'ibyo. Baranabibabujije. Babuje gukoresha smartphone mu kuruga. FARDC barabona ikora ibintu nk'ibyo. Wibona muri M23. Abazimu bo muri FARDC bazwa mu kimere M23 w'intuzi. Wo kutarinda amakuru yabo. Abapfuyirirwa bafotora imirambo yishakaho iki ko bizabakoraho mu nkiko. Intwaro zabo ziri ku karubanda. What does it mean? Ibingi abantu baje kwisanga bameze batya kuva ryari. Izi nyeshyamba zifite uzitekereza gute? Nuriya muntu natanansubiza ndamuhamagara. Kumuhamagara se bitwaye iki? Yangira ate? Ntacyo. Cyahise. Gusa nyine na kandi bagishije impaka uzamfasha. Ujye mutuha commentaire. Urumva? Ubu ngubu nturako turimo kunenga ibingibi. Yego. Ibitutsi bigiye kuza kuri Marshal Wabinenze. Uzazinsomera uzazishikusinjoti uzazi. None ko naba bari kubinenga bandi kandi atari oya hari team, hari abantu bubatse team. Urumva? Yo gutuka umuntu wese ubabwiye ibintu by'amafuti bakora. Nizo nyeshyamba zari bafite. Yes. Kandi ni benshi turanabazi n'amazina. Urumva? Aya nawe. Abantu batukana bagatuka umuntu wese ubagiriye inama. Hey. Sije wikubwiye se kuri Gasaro ntufite aba followers benshi. Yego. Commentaire zakurikira uku kubanenga uzazibona ko zimeze. Injiji uzazibona. Sinyangunda kwita abantu injiji ariko mu byukuri nta no kujujuka kuri mu kunenga mu gutuka kunenga. Apfa kuba atagamije kugira gute? Ikibi cyangwa se kugutanishinga isura yawe. Gufata imbunda ziremereye gutyo n'amamodoka yaza zikurura mukisanga zifotorwa. Mukanya avuga ko ari byahahamuye abantu none barabyerekanye. Ubwo ikizakurikira no kubanga imbunda yarashe Kabanyora batinizi zanyuza harashe mugira ngo mudushyireho amakosa ya kuri leta. Utwo tuntu harimo tuntu twinshi. Jewe ndebye ku mashusho kuko ubu hari ikoranabuhanga ririho ry'ama laboratoire
utunga kuri izo mbunda gutya bagahita bakubwira n'ubwoko bwayo n'imikorere yayo urabona ko ari n'imbunda ziremereye. Gusa nyine hari umuntu uzakubwira uzabaze umwe mu bacuti bacu yego uriba muri Canada nawe izina rye ryihorere kurivuga. Noneho hari amanyanga abantu bigeze gukora muri M23 ubona ari amanyanga ni nk'ibyo byose twari tuvuga. Yego none arambwira ati uharitse rwose tukatuvugisha ukuri tukabwira no ibintu bakora ari amanyanga. Uzamuba noneho uzi umugaga wanje kuzamo. Yego kuko uri afite no kunabishyikiraho. We ibi ntabwo ari amanyanga twakoze nuko ukanga adversaire nuko kugira gute n'iki n'iki ntagende iki n'iki nyuma ariko adrenaline isubiye isukari imanze kumanuka. Aravuga ati yewe bya bindi nuko umuntu aba atera hejuru yihagararaho bati twakabije pe twarengereye. Urumva nko guhana abasore ubahana bagaruka kandi byabyaye umusaruro mwiza. Yego iyi ntambara ntabwo izarangira hatagiyemo component y'amategeko. Ibyo abantu bikora bazaruburana tu ku mpande zose. Ntabwo bavangwa na muri M23 ngo muri leta. Hari umuntu uzajya yisanga intuze yamukaciye amategeko yamukaciye. Nese hari intambara ishobora kurangira gutya yarwandisha abanyagihugu ubutabera butajemo. Hura fotora uragira gute ibyo byose uzi wo bizakora harinde. Ntabwo abantu intambara igomba abantu ntabwo byarangiye batabonye ubutabera kandi ku mpande zose. Harabaryaga abantu bifotoza uriya muntu wareye Kaminzobe azarangira gute kandi video tukibona ntazwi se niba bara kugira bamuriri bakafata uyu muntu muramuzi turamuzi no kwa kanaka abaheze yagiye guhaha yagiye kugira gute yagiye akora mu gasantira caki bagucakira akaburirwa ku video mwiyemera mugira gute uzejo azakubyarira iki ikibazo. Ese ubundi mbaza abantu badukurikiye ikintu bita kwitonda gukora ibintu byawe utuje kubanza kuba as human being ukabanza gukaraga ubwonko bitwara iki abantu ubundi muri make bituma utaba umugabo byakubuza kwitwa Charles cyangwa Karoli cyangwa ndi birakubuza se kuryama ngo sinzire umwanya ufata ufotora uwufasha uba restaurant ntufotore ibidakwiye sibyo na views nibi bikubuza kuko muri reporting muri reportage ushobora kutajyamo gutara inkuru mu rukiko wowe izibyo amategeko utari bufotorana umushinjacyaha yicaye icyo wemerewe no kwandika icyo wemerewe uramudekrive uwaburanaga abacamanza baje bikwije na toje z'umwe n'umukiri mu kiniki ntiwavuze izina uburana nawe n'iki izina barivuga bitabujijwe yaje yambaye kamambiri zidasa n'iki n'iki buri cyuze n'iki n'iki yitwara gutya ibyo urabyemerewe nabyo n'igihe bakubuza bitewe rega n'uburemere urwo rubanza rufite ibyo nta kibazo nabyo wabyumva ibitemeye mu rubanza nabo ntabwo wagira hanyuma bitemewe noneho ku rugamba twari turi mu rukiko tuhijujije ibitemewe ku rugamba ujya kwifotora ubishakaho iki ntawe ntemera hitaka sibwo buryo nkoragiyewe ariko niba nkubwira ndakubwira wowe kumva nkwahuranyije it's okay sibyo impamvu tubibonye ahantu hahatana shano uwo muja muri inshuti yanjye nshatse namuhamagara nkamaza gasumwe ni benshi nkamaza ko barimo kubihererekanya baza nko guhererekanya amafoto ya mpano ntibabonye ko abayahererekanyije bari bafashwe ya mpano kandi hano ntago ari kugusetsa none se impact tubona izo tubwirwa ziziri kubahererekanyije yego ubwo wenda niba hari n'iziri kubafoto ye biramureba gihe wonzi wahererekanyije ntago ari ubuzi abuzi kuko ntago ari umwe ni benshi si bamaze kuba batanu of course ujya ntago muri showbiz mbabaza ntago ubizi ariko nari nzuri yawe umwe gusa ubugizi wari Dr Murangira Biti nyine yavuze ko ari batanu kandi aranabavuga none se we yayibonye ifuturutse iyo video ubwo ntawe musharinze yaramufunze ntago mbizi kuko ntago bose ntago bari ariko wo bari mu kazi wo bari mu kazi wa mugana uri mu kazi n'utari mu kazi uri mu kazi ariko ni inshingano z'inaye marsha kubibona nyine akabigenza we ntacyo bitwaye nta nubwo ndakuburana nawe ngo wari mu kazi marsha. Ikibazo cya nyuma tunasoza aho mbonye n'abaturage bo muri uyu mujyi wa Uvira batangiye gusohoka amazu bahunga ariko abandi bati Bujumbura atuko byagenda kose niyibeshya ikarasa muri uyu mujyi wa Uvira ati umuriro ushobora kuzabakira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wobona ari izihe ngaruka bishobora kubageraho bwana Marshal kuba M23 cyangwa kuba muri Bujumbura baramutse nyine bahageze bakarasana bakatera yo nyine batangiye kuvuga ko bari gutera y'ibintuze
baba bakoresheje imbunda ndende cyangwa se zirasakure. no kurwana bazarwana ariko by'igihe gito. Yego. None se Kongo ntirashe ku Rwanda ingamba z'ubwirinzi zikabizimya ese byabaye intambara babyita escamoushes biba ni ibintu bishoboka. Ntabwo Uvira yafatwa nta bombe iturutse mu Burundi, nta no Uvira yafatwa nta bombe iturutse ku side ya M23 ngirenge Uvira igwe mu Burundi. Ibyo rero bizaba ariko bizamara akanya gato. M23 na abarundi bazumvikana mu buryo bw'imituranire butarimo sherishushu ariko burimo mutual respect, kuko ntago abarundi batera M23 nta kibazo icyo gihe bazaba bafitanye. M23 yabatera nta kiyabe bashakaho nabo kereka bagiye bakahubaka imitwe ibarwanya. Icyo gihe wa mugani wa Gaston sindimo umuriro wakurikira gahuru. Kandi nta maze kugenzura muri imyaka nk'itanu mbona tuve kuri Tshisekedi wavuze ngo yatera u Rwanda ngo yaramwondere Skarimushe, duce muri Israel kuri Netanyahu wavuze ati wantiza umwanya nkagutera Iran nkasikanyishwanyaguje byaramunaniye. Tujye kuri donc attitude zimwe twumva urumva. Yego. Attitude berike abantu bumva ko barwana isare yose ntago ari byo bari ku mitima yabo. Yego. Bababeshya ni politique ni populism. Uvira niterwa ubwo bo mu Kirundo nanga murabizi kugera i Kigali ni hafi. Ni amagambo gusa. Amagambo atarimo igikorwa se yamaze iki. Hanyuma rero nta muntu uzakubwira ngo Uvira se ni Muramvya ni Cibitoki yafashwe ni iki uzaburwara ni iki. Hanyuma wowe kuri umukongomani ufashe Uvira Bujumbura kureba ni wanyu entre intambara irangiye aho ngaho musigare mu bantu mutekereza ukuntu mubana ne mutabana nyine nkuko for instance Burundi butabana n'u Rwanda mu buryo bw'imipaka. Ubwo nyine n'abarundi bashaka bazongereho wa Kongo bazongereho wa Rusizi nabo bawufunge cyangwa M23 ufunge umuntu abaho uko abayeho. Hako simba intambara hagati y'u Burundi na M23 narabikubwiye cyangwa ubugira ngo wumve ko mba nkibyibuka. Nakubwiye ko ikocorana rya CNDD-FDD na M23 FUSE ntabwo riri uyu munsi. Nakubwiye imyaka 10 inziki maze bazarwana ariko ntabwo ari ibintu biri nona kuko byanze bikoze CNDD igumyeho urumva. M23 AFC twirwanaho bakagira regime ifite akabaraga nabo ntibagira ibahungabanya sibyo. Baza gukosorera ubundi iriya nzika ntabwo igomba gushira byanze bikunze murarwana bazarwana byo ariko ntabwo barwana bahereye kuri Uvira. Yego. Kuko ntihazabura akamistake nk'uburundi bukora inzika ikazamuka ubwo bamaze gushira impumu. Urebe nk'ukuntu Uvira ese ubundi Sandrine kuki mutajya mutekereza ko Goma na Bukavu byasize bimaze imbaraga mu 23 ikabanza gushashisha izindi muri aya mezi zo kuba yagaba ibindi bitero kwisuganya. Subibona se erega ntago ari ubushake bwa mu 23 ko aragarukiye Kamanyora imbaraga zari zishize kabari bamaze kurwana urugamba ruremereye cyane bataracyura abasa mediarasi batarapasingisha bari abaripota bo kwa Tshisekedi bataragira gute urumva. Eri yari baze kubabana nini FDLR ikiri mu mashyamba y'ibirunga ikibateza ibibazo. Bukavuzi ko bajyaga baza bakaza kuri Kanteve bateye abazana rwose bakaza baririmba. Ibyo byose ntabwo ari gukomeza urugamba ngo giye Uvira utarabanza kubanza gukosora inyuma no kuvura inkomere no gushyingura abapfuye. Intambara igomba abantu benshi guhumuriza imiryango yabo buri kimwe cyose no kwerekana ko ufite ubwo bushobozi bwo kumaintaininga aho utegeka. Icyo ngubwira rero mpamvu zanye ino dossier ntabwo M23 yafata Uvira ngo ifate Butembo kuko na Butembo izavamo eventually ngo bahita bagabi intambara ku kindi gihugu. Urabanza ugafata sufure ugahumeka ugakora indi mibare sasa kavuga uti nabizana nzamubomora kumurasa ariko apari bya bitapana bya bindi byantuza byanzovu. Yego. Imibomoro yanzovu urayizi kanitahire cyangwa nagukurikira nzovu. Aha ndarengana. Gusa dusoza ahantu harimo kwibaza ino ntambara yashyushye kandi Washington arejo harimo iki nta muntu urimo ndayishimiye yagiye nta muntu urimo kugisobanura. Ntarimo gusobanura ni benefitinga muri kakaduruvayo ka Ruvungi ni leta yashoye mu 23 ngo barwane igira isura mbi imbere ya Trump. Nemo 23 avuze ati reka mbivange na Ndayishimiye azajye n'umutima uhagaze avuga ati nyuma akonsize inyuma karahinda ku mpande zombi byose birashoboka reka tubitega amaso. Ngo nta bucuti mfitanye nawe ntibuzanabeho rwose. Kandi ibyo ngibyo arimo tuyanditse guki ibyo arimo kuvuga nibyo bashadara ko bafungiwe urumva babanyamakuru sinzi n'abantu bagira ubwenge
reka twitahire masha Agende. ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha utagabanyije. Umugisha utagabanyije ntabwo nazagaruka hano. Oya wazagaruka ahubwo igihe uri iguha nyine myinshi. Ndavuga kuri uyu munsi neje izagunda utagabanyije neje ubundi gutyo gutyo. Kuko niba ugabanyije ntago Ngaho ejo uzanjyane ntuza. Makora. Ejo nzajya mu murenge wa Sister. Ejo. Ese ko mutantumiye mu murenge? Kandi naragwa invitation ahubwo siko none se byanditse kuri invitation yose nabyubahiriza. Utantwerera. Ntago ndagutwerera jewe. Wanwerera ryari? Jewe me wize Sandrine. Ngiye naragutwereye mu mutima. Sigaje kubishyira mu bikorwa. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe? Urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye? Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye? Igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace. Ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira? Namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780 44 347 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.